Ndabashima mukomeze kuba mwagira ibihe byiza. Iyi ni Master J TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe, hari igihe umuntu aguhamagara ariko ukaguhamagaza wenda nimero runaka ariko ukaba utamenye nimero yaba yaguhamagaye. Uyu munsi tugiye kuba twarebana uburyo wamenya amazina y'umuntu waba waguhamagaye kuri nimero, kuri telefone yawe cyangwa se kuri simukadi runaka. Nimero iza nta zina rihari ariko icyo ngiye kuba nakwerekana uburyo ya nimero iguhamagaye nta zina rihari, hahita hazaho izina. Hahita hazaho izina iyo umuntu aguhamagaye utari ufite izina rye cyangwa se utari waramusevize muri telefone ye ariko araguhamagara, hahita haza izina rye kuri ya nimero iguhamagaye utari usanzwe ufite muri telefone yawe. Icyo uzakora ni kino, kugukurikirana video mpaka irangiye kuko bizagufasha kumenya neza icyo wakora. Icyo uzakora uzaza hano muri Play Store uze udownloading application yitwa Truecaller. Truecaller iyi niyo application ugomba kuba waza ukadownloadinga muri telefoni yawe. Bisaba kandi kuba ufite internet ihagije kugira ngo iyi application uzayibone. Ugiye kuyidownloadinga noneho nkwereka n'uburyo wayestaramo, noneho uwo muntu yaguhamagara agahita umenya izina rye niba waba utarifite muri telefone yawe ugahita urimenya. Iyi application bitewe n'uko nta network nyinshi mfite ishobora kuba bitari buze kuba byakunda ariko ndaza ngerageze turebe ko byakunda, noneho mbe nakwereka uburyo wabikoramo kugira ngo ube wagira ute, ube noneho wamenye izina ry'umuntu waba yaguhamagaye. Utegereze network zibanze zize ubundi nkwereke iyo application uburyo iba imeze. Aha downloading turebe ngere turishiremo ya Truecaller turebe ko riraza, noneho nkwereke uko iyo application iba imeze. Maze kubabwira ngo mukomeze gukanda subscribe, nanjye impamvu ngenda nkora cyane kugira ngo mugende mumenye utuntu ku tundi, umenye ibintu ngenda mbakorera ko ari byiza, ndetse kugira umenye niba turi kumwe ujye comment ube wanyandikira umbwira ati wakoze cyangwa se ushimire. Ibyo biramfasha kugira ngo ngire courage maze nkore ibintu byiza nk'ibi. Rero ko twagiye turacyasacinga turebe ko ya application yacu yaza bite Truecaller. Mubibona hano hejuru ko ama network yabaye ikibazo cyane kabisa, muraza kuza kwihangana kuko amarezo ndabona yabaye ikibazo. Aha iyi app rero dore ni iyi, nubwo ndi kugenda nubwo nayibuze uko mbishaka, nze nyibereke uburyo imeze gutya. Noneho iyi application uko uri kuyibona gutya uzayidownloadinga, ntabwo ufite network zihagije ngo noneho numara kuyidownloadinga numara kuba wayidownloadinga muri telefone yawe, iyi application numara kuba wayidownloadinga uzayifata uyishyire muri telefone, numara kuyishyiramo uyinstall. Numara kuyinstall uzayikandaho, numara kuyikandaho wemeze, hari aho wayitaga kuri telefone bazaza kwereka aho wemeza naho bivemo wemeze kuri application. Numara kwemeza kuri application ukabona message zaje ziza uziboneye kuri application. Aha abaguhamagaye bose uzajya ubona kuri application. Application izajya igufasha kumenya neza izina ry'umuntu waba aguhamagaye. Ntabwo mfite amarezo wenda murabona ko amarezo yabyanze kandi megabytes zo zirahari, ariko amarezo yo yabaye ikibazo ntabwo arimo agenda neza nk'uko mbishaka. Niyo mpamvu ngize n'ishami mpita nyibona kugira ngo mbe nayibereka. Rero ni application iriyo uza muri telefone yawe, warangiza ikajya igufasha mu gihe cy'uko ishobora kuba igize igihe umuntu aguhamagaye utamuzi ukaba wahita witaba. Rero ndagushimiye ukomeje gukurikirana video zanjye, subscribe aho uri hose. Iyi ni Master J TV, ndabashimiye kandi mukomeze kuba mwagira ibihe byiza.